Bakunzi bacu nongeye kubasuhuza mukamuri kumwe nanjye Nsanzumuhire Alex kuri YouTube TV. Uno munsi tukaba tugiye kuganira ku ndwara ya hemorrhoid. Ushobora gutangira wibaza ati se hemorrhoid muri ni iki? Hemorrhoid tuvuga ko umuntu afite hemorrhoid igihe hari mu kibuno harimo imitsi yaredutse cyangwa ikabyimba, icyo gihe niho tuvuga ko hemorrhoid kugira ngo yumve neza, reba ba bantu bajya bagira imitsi yabyimbye ku kuguru cyangwa ku maguru ara mu mpfundiko, naho hari ku kibuno niko bimeze, iriya mitsi iragenda ikabyimba, iyo tukavuga ko wagize hemorrhoid. Ibimenyetso ushaka kukwereka ko ufite hemorrhoid rimwe na rimwe nuko wicara ukumva cyangwa ukumva mu kibuno cyawe harimo utuntu, cyangwa ukumva mu kibuno harimo nk'utuntu tw'utubyimba cyangwa tubyimbyemo, rimwe na rimwe ikaba waba ugiye witumye ku musarani usohoye ugasanga hariho nk'amaraso, rimwe na rimwe ukokerwa, rimwe na rimwe ukumva uri kubabara mu kibuno, rimwe na rimwe ukumva ushaka no kwishimamo. Icyo gihe tuvuga ko ufite hemorrhoid. Iyo tugiye tukaba mu kibuno cyane tugasangamo iyo mitsi. Gufata hemorrhoid irimo ibice bibiri, harimo hemorrhoid y'imbere, harimo n'iyo twavuga ngo hemorrhoid y'inyuma. Kuko hari mu kibuno hari akantu twita ndetse line. Ku bantu rero niko gatandukanye hemorrhoid z'imbere n'iz'inyuma. Rero iz'inyuma nizo zikunda kukubabaza cyangwa zikunda gutuma wokera, ariko iz'imbere zo ntabwo zikubabaza, ahubwo cyo zo zikunda kuba yagiye gute wava amaraso. Ushobora gukomeza base hemorrhoid ubundi ziterwa n'iki? Hemorrhoid zikunda guterwa n'ibintu byose bishobora gutuma wongera imbaraga mu nda cyangwa bituma uzana imbaraga nyinshi mu nda, nk'uko bakunda nk'urugero nk'umuntu ufite constipation igihe kirekire agira ibyago byo kuba yagira hemorrhoid, nk'umuntu ugiye kuri toilette akagumaho igihe kirekire yikanira igihe kirekire, cyangwa umuntu ufite chronic diarrhea cyangwa impiswi z'igihe kirekire, nko ku mugore utwite cyangwa abantu batereye ibintu biremereye cyangwa n'umuntu ubyibushye cyane, nabo bakunda kugira hemorrhoid. Mu mugore utwiteho niho nshaka twibandaho, kuko umugore utwitewe ni atwite ari n'umusemburo ugenda usohoka witwa progesterone. Umusemburo wa progesterone rero akamaro buryo ugira mu mugore utwite cyangwa umuntu woroshya muri pelvic cyangwa muri hasi muri hariya nyababyeyi biri, kugira ngo nyababyeyi izagende ikuriramo bisanzwe. Urumva rero n'iriya mitsi hariya nayo iragira gute, iroroha igasa nk'ikweduka, bigatuma amaraso azagumamo hariya akirekamo hariya, ntagire gute ntazagasubire mu mutima, akomeze agende nk'ibisanzwe. Hakiyongeraho na nyababyeyi nayo, nk'uko mubizi nyababyeyi nayo igenda ikura cyane cyane iyo bigeze mu gihembwe cya kabiri n'icya gatatu iba yarabaye nini cyane. Ni ukuvuga ngo nayo iragenda igakompresa cyangwa igakanda iriya imitsi ikura amaraso hariya mu kibuno iyazamura yasubiza mu mutima. Ni ukuvuga ngo iyo mitsi iyo nyababyeyi kompresha cyangwa ikanze bituma amaraso yireka, akabura uko ahanyura yakagumamo hariya, nabyo bikaba byagutera hemorrhoid. Rero ni icyo ushaka gukora kugira ngo wirinde hemorrhoid. Nk'uko nakubwiye, ibintu byongera imbaraga mu nda ugomba kubigabanya, ukirinda constipation. Kwirinda constipation nicyo kintu cyakorohereza cyane, kubera ko biroroshye no kwirinda constipation, no abantu benshi batajya babimenya. Ukuntu kunywa amazi cyane y'akazuyazi cyangwa arimo indimu, ikindi ukarya ibyo birimo amafibers menshi, ubundi gufata imboga izo zose, dodo, aba ari amashu, ukarya imineke, ibintu byinshi cyane nyine bituma harimo imboga, byatuma wituma mu buryo bworoshye cyane bitakugoye. Ikindi ni ugukora siporo. Buriya siporo ni nziza cyane, ituma amara nayo akora cyane, cyangwa bigatuma amara agenda nyine ashyira akabaraga ko gukora ku mwanda ugasohoka. Ufata iyo ukoze siporo nabyo bikorohereza kuba wagira iyo constipation. Ikindi harimo kugabanya ibiro. Ni ukuvuga ati iyo ugabanyije ibiro, ku buryo ku muntu ubyibushye cyane ibinure biragenda bikibika mu nda haramo imbere, bikongeramo pressure cyangwa bigatuma nyine nabyo bizakompresa ya mitsi cyangwa ya amaraso, bigatuma atazamuka neza agasubira mu mutima. Ibyo byose bituma hiyongeramo imbaraga mu nda mo hasi cyangwa mu nda mo hasi, bigatuma byagira gute, byakongera ibyago byo kugira hemorrhoid. Ikindi ugomba gukora ni uko ugomba kujya kuri toilette wumva ubishaka ukajya kuri toilette, atari bya ndibyo wanajyayo ukabikora neza. Nabyo ni kugira discipline mu kujya kuri toilette, nta bintu byo nimba ugiyeyo ukareka kwikanira cyane cyangwa mu kimwe, ukirinda n'ibintu byose byashobora kugutera diarrhea, byose ukabyirinda.
rero iyo watangiye kugira bya bimenyetso bya hemorrhoide nk'uko nababwiye, kuva amaraso cyangwa kokererwa mu kibuno cyangwa kuribwa mu kibuno, ikintu ugomba gukora cyiyongeraho kuri ibyo ngibyo nayimvuze hejuru byo kwirinda constipation no kugabanya ibiro, ugomba gushaka gufata nk'utunini tukugabanyiriza ububabare. Ikindi ugomba kuhagirira isuku. Kuhagirira isuku ndi kuvuga ni uko uvuye kuri toilette koga neza, kogamo neza nta kibazo. Ikindi ushobora gukoresha, buriya hari ubundi buryo dushobora gukoresha nko ku bantu wenda baba bafite icyo kibazo cya hemorrhoide. Hari ukuntu ugenda ugafata umunyu ukawushyira mu mazi akabizaze, ubundi ukagenda ukicaramo wenda hagati y'iminota 5 n'10, ibyo ukabijya ubikora kabiri nko ku munsi cyangwa gatatu. Ibyo nabyo bikurinda ari ama infection cyangwa bikaba byakurinda nyine kuba aho hantu hazacamo microbe zikazamuka zikaba zagutera ikindi kibazo. Umugore utwiteho ho biroroshye kuko akenshi iyo umaze kubyara biragabanuka cyangwa bikanagenda burundu. Ariko urumva nawe iyo urumva ko ufite ibyago byo kuba byakongera mu gihe atitayeho neza, cyangwa ngo wirinde izo constipation cyangwa ngo wirinde umubyibuho ukabije, iki gihe byose bishaka kumutera izo za hemorrhoide. Igihe ugomba kujya kwa muganga ni igihe ubona watangiye kugira umuriro, watangiye iyo mitsi yawe utangiye kubona yabaye miremire cyane cyangwa iko kubangamira. Icyo gihe ni ugomba kwihutira kujya kwa muganga ukora ko bagufasha. Ikindi, izo constipation yawe nimba yanze kugabanuka wagerageje ubwo buryo twavuze hejuru, ushobora kujya kwa muganga bakaguha imiti ituma wituma neza cyangwa ituma ikurinda constipation. Icyo gihe bizagufasha. Ikindi, kwa muganga bashaka kugukorera, mushaka kuganira ku buryo iyo mitsi yawe bashaka kubaga, ariko ibyo ngibyo ni gake cyane, ntabwo ari ibintu bikorwa gutyo nk'uko byiboneye. Hari ibintu byinshi bagenderaho kugira ngo babe bakubaga. Murakoze cyane, mwari kumwe na Nsanzumuhire Alex. Nkaba mwibutsa gukora subscription nimba ari ubwa mbere ubonye izi video zacu, cyangwa ukanayisharinga ugakanda notification kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho hakiri kare. Nawe utaha.